Nibyo tubahaye ikaze nshuti bavandimwe muryango wa Shema Chronique mu bice bitandukanye byose muherereyemo. Reka tubifurize kugubwa neza, reka tubabwire tuti amahoro y'Imana nakomeze kuba namwe. Ni nyuma y'ibiganiro bya CIAC, ibiganiro byaje kurebwaho n'impande zombi, bivuga ko ngo u Rwanda rutagomba kubona perezidanse y'uyu muryango. Byanzurwa ko u Rwanda rutagomba kuyobora kuko uyu munsi igihugu cy'u Rwanda kirashinjwa gushyira abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse no guhereza ubufasha imitwe yitwaje intwaro, yewega urugero rurimo umutwe wa M23. N'amakuru akomeza gushyirwa hanze na raporo z'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ubutasi bw'ibinyamakuru bikomeye cyane byandikira ku mugabane w'Uburayi ndetse kandi bifite platform zikaze. Ikaze mu gihe u Rwanda rwamaze kuvuga ko ngo uyu muryango wa CIAC ngo n'ubundi wari uriho nk'utariho, ibyo abantu benshi batemera nk'ukuri, ibyo abantu benshi bavuga bati ibyo si ukuri. Kuki mwashakaga kuwuyobora, cyangwa se kuki ibi bivuzwe nyuma y'uko mwimwe umwanya wo kuyobora uyu muryango wa CIAC? Ni byinshi mu bitekerezo byagiye bigaragara, ariko kandi ku rundi ruhande ndasaba buri wese kugira ngo akomeze kubana natwe kuri izi paji zikomeye ku makuru avugwa ku mutekano, politike, diplomasi, ubukungu ndetse n'imibereho. Bahaye ikaze. Nk'uko byakomeje guca mu itangazamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ngo u Rwanda n'ubundi kuba rwaba ruri muri uyu muryango cyangwa se rutawurimo byose ari kimwe. Ati CIAC ni umuryango wari umaze gusenyuka. Olivier Nduhungirehe ibi yabigarutseho, ariko abandi bati ibyo ni ukubeshya ndetse ni ukujijisha. Bati ntago wakabaye uvuga gutyo ari uko u Rwanda ruvanywe muri uyu muryango. Reka mbanze nsubiremo iyi nkuru yose ubundi ngaruke ku bitekerezo bitangwa n'abantu, by'umwihariko kubikomeza kugenda bigaragara. Umuryango wa CIAC ntuvugwaho rumwe n'u Rwanda, ariko kandi ku rundi ruhande abandi bati impamvu ni uko u Rwanda rwawusohowemo. Ese wowe ubibona ute? Ese yaba ariyo mpamvu y'uko u Rwanda rwaba rwaravuyemo rukaba ruvuga ibi byose? Mu gihe yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe, Nduhungirehe yabajijwe ikibazo gikomeye cyane n'umunyamakuru w'iki kinyamakuru cyandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse akaba naho gikorera. Yamubajije ati u Rwanda ko rwavuye ndetse rwikuye muri CIAC nta ngaruka bizagira ku gihugu? Ati oya, nta ngaruka bizigera bitugiraho. Ati kuko uyu muryango wa CIAC ugaragara nk'umuryango n'ubundi utari ufite icyo umaze, cyangwa se ntacyo wicaga ngo ugire n'icyo ukiza. Uyu munyamakuru ntekereza ko yatinye kongera guhita abaza Olivier Nduhungirehe. Njye niko mbitekereza, ariko nawe ufite uko ubitekereza. Yakabaye ngo amubaza ati se ko mwashakaga kuwuyobora niba n'ubundi bigaragara ko ntacyo wari umaze, cyangwa se usa nkaho ntacyo umaze? Ibi byose rero ni ibikomeza kwibazwa. Bivugwa ko ngo kuba Olivier Nduhungirehe yasubije atya ari uko u Rwanda rwaba rwaravuye muri uyu muryango, kuko ku mbuga nkoranyambaga hagiye hagaragara icyitwa rero guterana amagambo ku mpande zombi, by'umwihariko aho guverinoma y'u Rwanda yashinje Kinshasa kwitambika gahunda zayo. Ibi byagiye bigaragara pe, ndetse bigaragarira amaso ya buri wese. Ariko kandi ku rundi ruhande Olivier Nduhungirehe ibyo byose yabigaragaje avuga ko ngo nta kintu na kimwe byica, cyangwa se ngo bigire icyo bikiza. Ibi ni ibigaragara neza cyane ko ngo u Rwanda, by'umwihariko kubabibonera muri angle zitandukanye, rwarababaye, ngo rwarababaye cyane, ngo rwababajwe no kuba rwose uyu muryango ruwuvuyemo no kwamburwa inzu ikomeye cyane, perezidanse y'uyu muryango kugira ngo ruwuyobore. Ibi ngo kubabibonera muri angle zitandukanye babona ko ari ikintu cyababaje guverinoma y'u Rwanda, kuko murabizi ko ngo yashinje Kinshasa kugomeza kwitambika imigambi yawo. Abandi bati ntago u Rwanda ibyo ruvuga ngo ntago rwigeze ngo ruhomba. Bati rwarahombye rwose, rwarahombye. Bati umuryango wa Afurika y'ubukungu bwa Afurika yo hagati rwari kuvuga ko ngo nta kintu umaze, kuko
rwashatse kuwuyobora biranga. Ibyo byose rero ni ibitekerezo bikomeza kugenda bitangwa, ariko kandi ku rundi ruhande muribuka ko dutangira iki kiganiro twagiye tubabwira ko uyu munsi u Rwanda rukomeje kwikomwa n'amahanga ndetse arushinja kuba rufite abasirikare 5,000 ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yewe ga amahanga akaba narushinja gufasha abarwanyi ba M23. Nibyo ibinyamakuru bikomeye cyane bikomeza kugenda bitangaza inkuru zigiye zitandukanye, ndetse kandi bikanavuga ko abasirikare benshi cyane nk'uko byagiye bigaragara ndetse bikagaragara mu mafoto bagiye bagaragaza ngo baba bari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, gusa bakavuga ko hari abasirikare benshi baje kugwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Imibare y'ibinyamakuru igaragaza ko ngo nibura mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo hamaze kwinjira abasirikare 5,000 b'igisirikare cy'u Rwanda RDF, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Gusa nubwo ibyo binyamakuru ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeza kugenda bitangaza, ntibikwiyeho ko u Rwanda ruhakana izo raporo, rukavuga ko ntaho bihurira habe na mba, mu gihe kandi ubu ibyo byose ari bikomeza kugenda bitangazwa nyuma y'uko imiryango mpuzamahanga ikomeza kugenda igaragaza ko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nubwo rwo rutigeze rubyemera. Bimwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye nabyo byakomeje kwerekana ko ingabo z'u Rwanda RDF ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ni ibintu abantu bazi, ni ibintu abantu mwagiye mwibonera kenshi cyane, ni ibitabo byagiye bisohoka ndetse amashusho menshi ngo ubutasi bw'ibinyamakuru bikomeye cyane bwagiye bwerekana neza ko ngo abasirikare b'u Rwanda RDF bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho ikinyamakuru NBC mu minsi yatambutse cyo cyaje kugaragaza inkuru ndetse ngo y'ibyogajuru byabo baje bafata ku butaka bw'igihugu cya Kongo abasirikare benshi cyane b'u Rwanda, ndetse kandi banerekana ko ngo aribo barimo barafasha inyeshyamba za M23. Iyi raporo u Rwanda ntirwigize rugira icyo ruyivugaho, ariko ku ruhande rwa NBC berekanye ko ari raporo igaragaza ko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi byose ni ibyerekana ko ngo kandi nibura muri abo basirikare 5,000 bagiye, ikinyamakuru cyakomeje kuvuga ko nibura 900 muri bo baje kugwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Amwe mu makuru yagiye atambuka, bimwe mu byakomeje kugenda bivugwa, ariko u Rwanda rwo nta kintu rwari rwabivugaho. Nyamara kandi ibi byose bije nyuma y'ibyaje gutangazwa n'ikinyamakuru CNN, ubwo cyagiye kivuga byinshi cyane, ndetse kandi The Guardian, ikinyamakuru cy'Abongereza, nacyo cyagiye kivuga byinshi cyane ku basirikare b'u Rwanda ngo cyaba cyarabonye ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yewe ga batangaza byinshi bigiye bitandukanye. Gusa izo raporo zose ziza zikurikira izitangwa na guverinoma ya Kongo ndetse ukongeraho n'imiryango mpuzamahanga, bose berekana ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda rimwe na rimwe bavuga ko ngo rwose habaho kwibeshya gukomeye cyane kw'ibi binyamakuru n'imiryango mpuzamahanga, aho hari raporo bavuga bati izi raporo si ukuri, nyamara mu by'ukuri u Rwanda rukerekana ko ngo ari ukuruharabika no kurubeshyera nta basirikare rufite ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Kenshi cyane u Rwanda ruvuga ko ngo abasirikare barwo barinze umupaka, by'umwihariko imbibi zose zihuza ubutaka bwa Kongo. Gusa ibyo guverinoma ya Kongo irabihakana, nk'uko mwagiye mubona zimwe muri disikuru zigiye zitandukanye. Tuvuge nka disikuru za Patrick Muyaya, yemeza ko uyu munsi ngo intambara irimo irarwanwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo atari intambara ya M23, ahubwo ari intambara y'u Rwanda ndetse n'icyitwa igihugu cya Kongo. Bati u Rwanda rwateye ubutaka bwacu, ndetse ibi byose biniyongeraho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kaikwamba Wagner n'abandi bayobozi bagiye batandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byagiye bikunda gushinja u Rwanda ibyo birego, kugeza naho bifatiye bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ibihano.
ibi byose murabizi kandi twese turabizi ko byagiye bigaragara, ariko kandi ku rundi ruhande izi raporo u Rwanda rurazihakana ndetse rukazitera utwatsi. Imiryango mpuzamahanga, raporo z'umuryango w'abibumbye zagiye zisohoka, impuguke zabo ngo zakoze ubutasi bukomeye cyane zirabibona, ariko kandi ku rundi ruhande u Rwanda rurabihakana. Ibi bikomeza guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse n'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi, kuko kugeza amagingo aya ngaya yaba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibacana uwaka. Ibintu bikomeje kuba ibicika. Ibyo byose bakunzi ba Shema Chronique murabizi, ariko reka mbabwire nti ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragara. Ariko bivuga ko uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ngo rwose nubwo abasirikare b'u Rwanda baba ariyo batazigera batsinda intambara nk'uko amakuru akomeza kugenda bitangaza. Ni amakuru menshi cyane kandi n'ibikomeza kugenda bivugwa, mu by'ukuri natwe tuti reka tubagarukireho. Bakunzi bacu, muryango mugari wa Shema Chronique, kutarakanda subscribe na ikande kugira ngo tujye dukomeza kubana kuri izi page zikomeye cyane. Reka mpinira ahangaha. Icyo nashaka kubabwira rero ni izo raporo ndetse n'ibyaje gutangazwa n'u Rwanda kuva muri CAC. Amakuru ni menshi cyane. Reka mbashimire kubw'urukundo mukomeza kutwereka, mukomeze kugubwa neza ndetse mu bice bitandukanye. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ngaye nguko ayo yose rero ni amakuru abakomeza kugenda atugeraho. Murakoze, murakarama.